Ikaze nshuti bakunzi ba M24 TV, reka rero nongere mbashimire kandi nabaha ikaze kuba mukomeza kugenda mubana natwe mu nkuru tugenda tubagezaho zigiye zitandukanye. Ubwo rero mwese ndabashimira nabaha ikaze mu zindi nkuru tugenda tubategurira muri rusange. Rero icyo nakubwira cyo rero ugomba gukora subscribe kugira ngo ugende ubona n'ibindi byinshi bitandukanye mu byo tugutegurira tuba tuzakugezaho. Ikindi kandi ugomba gukora kunzogera rero kuri notification kugira ngo ujye uba wa mbere mu kuba wabona inkuru zacu, hanyuma ukagenda wihera ijisho byinshi bitandukanye mu byo tugenda tukugarukiraho muri rusange. Umunsi rero ngiye kukubwira byinshi bitandukanye ku munyamabanga mukuru urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ari rwo RIB. Hanyuma rero ngiye kukubwira byinshi bitandukanye ku buzima bwe, ibyo wowe utaruzi, yaba imibereho ye idasanzwe rero kubijyanye n'uyu mugabo muri rusange. Ni koroneri ntiwumva cyangwa se ntiwumve mvuga ko ari umugabo ngo wumve ko ari umuntu uri aho ngaho. Ni koroneri rero bamwita Jeannot Ruhunga rero akaba ari umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Hanyuma rero asobanura byinshi bitandukanye ni mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Umuseke. Akaba rero ari mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Umuseke avuga ku buzima bwe bwihariye ndetse n'ubuzima bw'akazi muri rusange abaye. Avuga ko cyane bimwe mu byo yagiye agarukaho, avuga ko cyane rero atagira umwanya wo kureba filime kubera ko n'akazi akora ubwako ni filime. Urumva ko rero n'akazi ke rero muri rusange habamo ibisa nka filime cyangwa se ibimeze nka filime muri rusange. Nibyo rero yagiye agaruka. Hanyuma icyo natangira nkubwira kuri uyu mugabo, bimwe mu byo wamumenyaho, ni umugabo wubatse, akaba afite umugore ndetse n'abana bagera kuri 2. Akaba afite umwana umwe w'imyaka 17 ndetse akagira n'undi w'imyaka 16. Umva ko n'abana bakurikirana, yabo umukobwa ndetse n'umuhungu. Hanyuma kandi amazina ye ni Colonel Jeannot Ruhunga Kibezi, akaba afite imyaka 55 y'amavuko. Ni umusirikare ndetse akaba ari na koroneri. Ikindi kandi wamenya, yize amategeko i Butare, ari naho yarangirije. Hanyuma kandi yize ubuyobozi n'imiyoborere. Ubuyobozi rero n'ibijyanye n'imiyoborere, ibyo twita governance and leadership. Ibyo ngibyo rero akaba yarabyigiye muri Ghana. Hanyuma nyuma yo kubyigira muri Ghana yahavanye impamyabumenyi ihanitse ya masters. Ikindi kandi akaba afite impamyabumenyi rero mu bumenyi bwerekeranye n'imibanire y'ibihugu, icyo twita international studies. Akaba nayo yarayikuye muri kaminuza y'i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Urumva ko rero ntabwo ari umuntu ufite amateka yoroshye. Ikindi kandi agenda agarukaho avuga ko ibijyanye n'amahugurwa yose ya gisirikare yayakoze rero ndetse kugeza ageze ku ipeti rya koroneri. Bamwita rero Jeannot Ruhunga. Akaba ari byo ngiye kukuganiraho kimwe mu kiganiro geranye n'ikinyamakuru Umuseke, ndetse anasobanura byinshi bitandukanye bijyanye n'akazi ke muri rusange. Hanyuma rero bimwe mu byo yagiye agarukaho cyane bijyanye n'akazi, yavuze ko harimo ko RIB idashobora kwihanganira umugenzacyaha w'umusinzi cyangwa urya ruswa. Koroneri rero Ruhunga avuga ko iyo bagenjeje icyaha bakabona ibimenyetso bagafata umuntu bakamugeza mu bushinjacyaha, nabwo bumushyikiriza urukiko. Ati rero ejo ukekwa icyaha akagirwa umwero ngo ibintu bisanzwe. Nukuvuga ko rero iyo hagize ukekaho icyaha ariko ejo akagirwa umwere, avuga ko ari ibintu bisanzwe muri rusange mu bucamanza. Avuga ko rero urukiko rushobora gusanga ibyitwaga ibimenyetso bifatika bidahagije ngo runaka afungwe, bityo rero rukamurekura genda by'agateganyo cyangwa mu bundi buryo. Ibyo rero nibyo agenda agarukaho cyane ku bijyanye n'akazi ke muri rusange. Hanyuma rero kandi umuyobozi wa RIB avuga ko iyo abonye umwanya ajya gukora siporo muri gym. Rero ubonye ku ifoto akakubwira n'imyaka afite, rero ubona mfite byo guhura cyane kubera ko ni umuntu ukora siporo
ukuntu ukora siporo rero. Hanyuma rero mu kiganiro yahaye Umuseke batangiye bamubaza amazina ye muri rusange n'ubuzima bwe, hanyuma bamubaza ikindi kibazo kivuga ngo mwumvise ko babagize cyangwa se mumaze kumva ko babagize umunyamabanga mukuru wa RIB, abyakiriye mute cyane ko rwari urwego rushya mu Rwanda? Mu byo yavuze rero yavuze ati jyewe kubera ko ndi umusirikare, burya iyo uriwe buri gihe uba witeze ko iteka akazi baguha kose ugomba kugakora. Cyakora urwego nkuru rushya iyo baruguhaye icyo ihita wumva nuko hari icyizere bakugiriye, ariko kumva ko hari inshingano nshya uhawe. Inshingano nshya rero uhawe ugomba kuzuza kugira ngo icyizere uhawe kidapfa ubusa. Nuko nanjye byangendekeye. Ayo niyo magambo rero yatangaje mu kiganiro yahaye Umuseke. Hanyuma bamubaje bati hari igihe RIB kitubwira ko yamenye kandi iri kugenza icyaha cy'ubwicanyi runaka, ariko itangazamakuru ntirizamenye icyavuye muri uko kugenza icyaha. Iki gihe biba byarangiye gutya. Hanyuma rero mu magambo ye Colonel Ruhunga akaba yavuze ati uko niko amategeko ateye. Hanavuga amategeko agendanye n'uburyo ibyaha bigenzwa. Ubugenzacyaha bukora iperereza ryabwo mu ibanga, byarangira rero bugashyikiriza dosiye ubushinjacyaha kugeza aho biba bikiri ibanga. Ubushinjacyaha rero nabwo bureba niba dosiye ikozwe neza, niba yuzuye kugira ngo ijye mu rukiko. Iyo rero igeze mu rukiko nibwo itangira kujya hanze ku buryo buri wese, yaba uregwa cyangwa se ari umwunganira, ari n'undi wese ubishaka ajya mu rukiko agakurikirana urubanza. Ariko rero iyo biri mu bugenzacyaha biba biri mu ibanga. Niyo mpamvu rero tutajya kuri radiyo ngo tuvuge ngo bigeze aha twakoze ibi ngibi, ati uyu twamusanganye ibi, ati cyambere rero aba akiri umwere rero, ikindi kandi aba agikekwa, kandi bigomba gukorwa mu ibanga kugira ngo bitabangamira kugenza ibyaha. Ibyo rero nibyo agenda atangaza, ku bijyanye n'uburyo akazi gakorwa cyane cyane ko kugenza icyaha. RIB rero ni rumwe mu rwego rw'ubugenzacyaha, iyo haramutse hagize icyaha kigaragara cyangwa se hari ukekwa, abanza rero gushyikirizwa uru rwego rw'ubugenzacyaha kugira ngo habanze gushakwa ibimenyetso. Ubumenyetso rero, hanyuma byamara kuboneka bakamushyikiriza ubushinjacyaha. Hanyuma nabwo bukaba bwagira icyo bubikoraho muri rusange. Hanyuma rero RIB abikorera Kimihurura, akaba ariho rero bakorera muri rusange. Uru ni urwego rero rwashyizweho n'inama y'abaminisitiri, mu rwego rwo gukomeza gufasha rero inzego z'umutekano mu Rwanda, cyane cyane rero ahagenda hagaragara ibyaha bigiye bitandukanye. Cyane cyane bimwe mu byaha by'ubwicanyi n'ibindi byaha byose rero bigendanye n'ibikorwa bitari byiza. RIB rero ikaba imaze igihe kirengaho umwaka rero ikora aka kazi, cyangwa se ikora iki gikorwa cy'ubugenzacyaha kuri bamwe mu bakekwaho ibyaha. Ubona ko rero ari bimwe mu byagabanije byibuze ibijyanye n'ibyaha. Uru rwego ni rumwe mu rwego rufasha rero izindi nzego z'umutekano, ariko cyane cyane kuba yagaragaweho ikijyanye n'icyaha, hanyuma bakaba bashaka ibimenyetso. Nyuma y'ibimenyetso rero akaba yashyikirizwa ubutabera. Hanyuma rero ndimo ndagusobanurira byinshi bitandukanye ku munyamabanga w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ariwe bita Colonel Jeannot Ruhunga Kibezi, mu kiganiro rero yagiranye n'Umuseke, ariko asobanura byinshi bitandukanye ku buzima bwe ndetse n'uburyo akoramo akazi ke muri rusange nk'umunyamabanga rero mukuru w'uru rwego. Hanyuma rero reka mbashimire mwese rero, kandi mwibutsa ko niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo ugende ubona n'izindi nkuru
muzo tugenda tubagezaho zigiye zitandukanye. Ikindi kandi ushobora kuba wakanda hano akantu kakazogera, hanyuma rero ukaba uwa mbere mu kuba wakwihera ijisho inkuru zacu, kuba rero wakihera ijisho inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzitereka kuri channel muri rusange. Hanyuma ubwo rero rikambashimire kandi n'izindi nkuru zitandukanye ku buzima bw'abantu bagiye batandukanye nazo muzakomeza kugenda muzibona kuri channel yacu. Rikambashimire mukomeze kugira ibihe byiza.